aravuga ati yego byose yego ko ntacyo ufite cyo guhakana. Noneho umuzamu ubujemo gutya aba afite igitutu. Afite igitutu kuko nuvuga ngo ntiwakinnye match usimbuye ujyanywe no kugira ngo ubwo pasi ararigumamo. Turebe rero ugiye kumutera Ruboneka Bosco. Ruboneka penalty itinyura bagenzi be rero ifashwe na Ruboneka Bosco. Toto wa Gatsibo hapo Gatsibo kabisa. Ruboneka Jean Bosco fata penalty ya mbere. Ruboneka Bosco arebana na pasi. Ruboneka Bosco reka turebe aritonda areba izamu neza ndani. Penalty ya mbere ikipe ya APR irinjira neza cyane. Ruboneka Bosco ashima Imana ati Imana urakoze cyane. Mugaragu penalty ateye neza kabisa. Penalty ateye neza abaza pasi asambwa ati ufati bazaza nabaza ati Shemonique contre-pied. Penalty nziza, penalty ya mbere itinyura bagenzi be. Ani Elijah ahanganye na Ishimwe Pierre Mario. Pierre Mario arayikurikira asa nkaho yabonaga ko Ani Elijah agiye kwitera nyuma yo gutishamo gakeya, ariko umupira ntiyabasha gukora kuko yazamutseho gatoya cyane nka umupira uramucika. Igitego cya mbere ubwo ni penalty imwe kuri imwe ku ruhande rw'ikipe ya Police basubiza neza. Kura gufrena kwa Ani Elijah gutumye Ishimwe Pierre Mario agiramo hesitation. Kurabona ko already yaramaze no gusohoka cyane, yamaze gusohoka ngo yafrenye. Ishimwe Pierre Mario already yamaze no gutera n'intambwe. Kura kugiramo hesitation rero ikaba ari byo bitumye navuga ko penalty banze. Byiringiro Jean Gilbert eke Kagege abazi kuzitera nka grand frère. Reka turebe ahanga buri mukinnyi wese aba yiyaminiye avuga ati ndatera iyi niyi. Gilbert arahanganye na pasi Esa arayiterekamo. Reka turebe teri nambwe arishyushya gakeya ndani uvuatiya na grand frère wari nuko azitera rwose. Byiringiro Jean Gilbert Kagege akubita contre-pied. Niyongira Patience contre-pied ya kabiri. Penalty ebyiri za mbere za APR n'abakozi tewe neza cyane. Turajya hehe? Byiringiro Rage niwe ugiye gutera penalty ya kabiri. Witwa Ruboneka arimo aramubwira tujye hehe. Arimo aramwereka ahantu yamubwiraga. Yamubwiraga ngo aze kugwa ibumoso bwe. Ibumoso bwe bikaba iburyo bwa Rage. Uwaje hepfo. Nuvuga ngo iburyo bwa Rage bukaba ibumoso bwa Pierre. Katurebe ko yaba yumvisha inama za Ruboneka kubera ko baraziranye. Niho yayiteye se wapi? Oya yayiteyemo hagati. Penalty nziza nuvuga ngo hamwe uvugutireka nyishyiremo hagati n'agati ariko nyizamure. Penalty nziza. Penalty ebyiri kuri ebyiri. Hano arayiteye kabisa, kuyifata byagorana. Ubwo APR yuka kugitwara kuri penalty yatsinze Police ebyiri kuri enye. Nije na Crema abakinnyi nabakubwira nanjye nakekaga nuko kabisa. Crema agomba kuba Technicien Mukale yagomba kuba mu bantu bagomba gutera penalty. Technicien Mukale ese Nije na Crema araza gukora nk'ibyo bagenzi bamaze gukora. Pasi cyizere cyose niwe bagihanze. Wabona mukubise Panenka. Nk'iya Brahim Diaz. Nije na Crema ukuntu ari umutekinisiye agira n'utuntu twa freestyle abona amukubise Panenka. Umukino ntabwo yazaniye Musa. Reka turebe ndani. Contre-pied nziza cyane. Amaze kurya contre-pied 3. Ebana witwa Niyongira Patience ari muri Shemonique. Niyongira Patience yaje ariko ebana zose ni Shemonique. Polisi umuntu mbonye ugiye kwitera mfite impungenge. Azi kuzitera ariko ubwo meruka kumubona yishyize hanze. Noneho agiye no kuyitera ikipe yahozemo. Ndayishimiye Dieudonné alias Nzota. Penalty 3. Iyo utangiye gutereka umupira rero umeze nk'utsinagira ugoronzora. Tayamurura gusa. Hari muri ubu watangiye kugiramo ubwoba. Tayamura ariko asanzwe azitera. Wabibonye ashyizemo intambwe ebyiri.
icyo bita icyo bita icyo bita sansenike. yigarure bana kubise contre pied umuntu witwa Diodone ahubwo mwitondere. Dawuda Yusufu niwe ugiye gutera. Diodone zota urabona ko n'abakinnyi barimo baraseka. Iriya penalty aramusuzuma. Ararenze cyane. Aramusuzuma. Sinari bwese ko azi gutera penalty. Zotangaze gutera penalty. Katurebe Dawuda Yusufu. Ntabwo nzongera kumwibeshyaho. Intambwe imwe bro. Dawuda Yusufu rero aranganye na pasi. Ese pasi ko nani yakurikira. Ese hano naho aravuga ati je vais chez Monique. Turebe Dawuda. Pasi itabyerekana uburyo agiye azi gukuramo penalty. Uko aragiye asiga amaguru. Nava ko bura nibwo buhanga bw'abazamu. Uragenda ukavuga ati amaguru ashobora kuza gukora. Yanyuma iraterwa na Zidane ya gatanu tu iba ihaye Kristi kipe kuri penalty. Ariko iyi penalty ya Dawuda Yusufu nuvuga ngo iyo utera hagati ntabwo ari ngombwa ngo nuvuga ngo uzamura ku buryo amaguru yatahagera. Iyo ushize baro hagati uzamura ku buryo amaguru yatahagera. Vice captain arimanukira ariko niba hari igihe noneho imitima ibitangiye gutera ku bafana bose arutsindwa bose ubu ngubu. Iyo ufashe penalty ikurikira iyo umuzamu amaze gusevinga nabwo noneho igitutu kiriyongera. Ubwambye penalty zitera igitutu ariko iyo ugiye gutera penalty noneho uzi ko ari penalty ijyanisha mu ntsinzi nayo baba barimo pressure. Reka turebe rero niba Shimwe Pierre Mario kuri Christian ashobora kwigaragaza. Turebe Christian nawe umenyereye kuzitera ndanayiterekamo penalty enye kuri eshatu Mutaramo ati turayisoje bishima cyane. Penalty uwitwa Mamadusi ariko biranga. Mamadusi najyaga mbona zikuzitera ashobora gutuma polisi idatera iya gatanu. Nayo irata twita karaba kabaye turahita tuzinga page y'irushanwa ry'intwari ya 2026 yabiyishyuye kuko nayo yayikubise enye kuri ebyiri Mamadusi ariko niyo yayitsinda yamaze kugeza 3. Urumva Mamadusi yayirase baba bagejeje kuri enye kuri eshatu. Ariko niyo nayitsinda polisi igatsinda iya gatanu nabwo turafunga igikombe kibone nyiracyo. Mamadusi sasanganye na pasi. Mamadusi attention neza cyane. Penalty nziza contre pied chez Monique ya kane. Ariko niyo wakuramo imwe buryo uzi ko bifite agaciro. Chez Monique ya kane kuri. Wabonye ibyo nakubwira? Nyongera patience. Yazidi ni uteri ya gatanu. Yazidi niwe ku giceri mwenye mari mushoramari aravuga ati muzitere neza ngiye muzigiri ya gatanu kandi ukabaganira umushoramari umukamikazi ahantu ngiye mwemerera afata icyemezo abandi bose umukamikazi aravuga ati ngewe bamwita umukamikazi kabisa amwita Yazidi Sabimana mwe mu bakinnyi beza twagize rwose bakiri mu kibuga. Umukamikazi arayifatira Zidane reka turebe arareba nariya na Pierre Mario Zidane terekamo umupira ukubita ipoto turagaruka ya polisi buri gikombe ku munota wa nyuma byari byarangiye. Zidane atera penalty iriya iragenda ikubita umutambi ku mupira uragaruka. Ubu turongeye tugiye mu nyongezo imwe kuri imwe. Sasa Zidane twahoze dushimangiza ko ari umwe mu bakinnyi batajya barata penalty niwe ubibakoze nyine niko bigenda yari yateye penalty nziza. Direct atatwereka kwa Pierre kuko bari babo Pierre wari yaryamye anasinziriye. Zidane ariko icyo bita amapoto ni ibiti bitatu, iyo bigukundiye biragukundira, iyo byanze biranga. Zidane aya mateka azayabwira abana nibadatwara iki gikombe. Aza yavuga ati mu bintu byambabaje nukurata penalty imbere ya Fande igikombe nkakibura ari nge muntu bari batezeho amakiri. Tugimera aje bamusunika. Hari habuze wifata imwe kuri imwe niho biba bikomereye. Ubundi ubutwari wari ugufata zira muri eshanu
imwe kuri imwe. Reka turebe Togimel na pasi ayikuramo. wabonye aje bamuforusa. Togimel ntabwo yashaka gutera penalty. Ntabwo ashaka gutera penalty. Aje kuko nuvuga ngo habuze uyitamo. Pasi ni ibindi bintu. Sinakubwiye aje bamuforusa. Witwa Jabir ateye ubwo kubaza bayihaye Exxon. Reka turebe rero niba ari buca impaka, ariko pasi Zidane amugurire kuko atumye ubu ngubu icyo bita ubwoba bwose yari afite bushira. Togimel urabona ko sinzi pe kuki bamuhatirije. Amahirwe rero aza rimwe mu buzima. Mutarama ibyo nurabyemera. Polisi yaguhaye chance yo kugaruka ariko bwa kabiri ntibikunda. Polisi rero mu nyongezo baritegura Exxon hariya arayamurura. Ewe ga Exxon. Ura mupira abakorisi kugira ngo bashobora kuzawubona ejo kuwa mbere. Abari inyuma rwose abari inyuma bashobora kuba batarabona barahigarukira. Barayitera iragenda irenga ku gicumbi cy'intwari irakomeza iragenda igera Kimironko. Barira cyagenda ishobora no kugenda ikagera mu nganda hejuru iyo ngiyo. Exxon ibintu akoze nawe ntago abyumva. APR barakikoresha akanama bahisemo kwiha Kapiteni Claude. Bati dutabare wabonana n'ubundi amahirwe ya kabiri tubonye birangiye tuyabyaje umusaruro. Amahirwe aza rimwe mu buzima ariko mbonye aza na kabiri mu buzima. APR ahangaha igikombe igomba kukimanika. Polisi yahawe ibishoboka byose ngo itware igikombe irinanirwa na APR kugira ngo igiterure. Niyo mugabo Claude Capitaine ararebana na pasi umaze gukuramo penalty ebyiri ayiterekamo neza cyane. Arabwira ati mutuze mushyira agapira hasi. Mushyira agapira hasi. Muri VIP hari abantu barimo ariko Mario nta penalty arakoraho. Ntayarakora. Kirongozi amwita Richard Kirongozi Bazombo ayirata APR iterera igikombe. Richard Kirongozi atereka baro hariya mbona n'ubwoba bwinshi. Richard Kirongozi ndani hariya. Penalty yayiteretsemo turacyakomeza. Rwabuze gica. Watara Yunus sasa agomba kuza akigaragaza. Ibintu byaryoshye cyane. Rwabuze gica. Ibintu bimeze neza. Abantu badafana amakipe bameze neza. Penalty 7 barimo barenjoye. Amaze guterwa penalty zigera kuri 7. Tugeze ku 8. Tugeze ku 8. Amakipe yombi amaze guhusha ebyiri. Cyumukundira utuntu twose ubufite aho ngaho imibare. Twagiye Yunus Watara bari bayikuyemo ariko yayiteretsemo. We yavuze ati ndareba angere imwe ariko mashyira ishoti. Uvuga ngo iyo uzi ko udafitemo nta n'ubundi bantu uvuga ngo iyo wafashe icyemezo uretse ko buriya Olivier icyemezo akenshi hari ubwo umuntu agihindura ageze ku mupira. Iyo ugenda uvuga uti penalty ishobora kuyitera ahangaha ariko wowe uvuga ngo erega hari igihe nuvuga ngo wowe iyo uhagurutse ugiye gutera penalty ari igihe ugera kuri baro ukahita uhindura igitekerezo. Sore wa Kicukiro dukunda hariya Simeo. Sore wa hariya Kicukiro ayirata. Turebe Simiyoni rero. Ayirata duta. Taleb uko mbona yihebye. Taleb isaha ye irabara. Udahagara. Simiyoni reka turebe rero niba Simeo nawe yarazi kuzitera. Attention reka turebe Simeo ndani. Witwa Ishimwe Pierre Mario kuri izi penalty zose nta naragira reaction. Ati ndacyabumva ko mudasakuza. Sore wa Kicukiro tugeze ku ya 9. Reba bukanya ariko bongera batwereke kwa APR habuze ufata icyemezo. Barimo dore umusifuzi ariko ati genda.
umusifuzi arimo bati ko mutagenda, Watara bari guhindukira, Watara yanze kuyitera, batwereke kwa APR. Watara bari kumubwira ati wagiye gutera penalty. Sekiganda araje, Sekiganda agiye bamusunika banamwinye bavuga ati tubabarire basi. Reba babonye ko umutoza arimo atujye hepfo, Sekiganda arayitera hepfo. Abafande hariya rwose muri tribune barimo baraganira bati izi penalty ziteye ubwoba, ati icyo bita penalty ni ibindi bindi. Ronald Sekiganda tereka umupira hariya, Ronald Sekiganda tereka umupira n'ubwoba bwinshi mbona afite hariya, abafana n'abakinnyi ba PL ntabwo imitima iri mu gitereko. Ronald Sekiganda bayikuramo mu buryo bworoshye cyane. Ronald Sekiganda yavuye ati ntabwo nshaka kuyitera, mutara polisi nitagiye itwara, bayihaye nde Chimeze. Ronald Sekiganda yarafite ubwoba bwo kuyitera. Uno n'Uwatara we bashatse no bambwira ati genda, aravuga ati wapi. Ubongo Watara we yabyanze aravuga ati mpaka ngezweho nibwo ndi bugende. Watara bati kereka nimugera. N'ubu ngo bakomeje atavuga ati na Pierre natere. Ye nateri ya nyuma. Uko we yanze kuvari. Ja kiragiye mta, kiragiye anga aperi bihangane. Eka turebe ndani. Police Football Club Champions of Hilos Tournament 2026. David Chimeze aterekamo penalty aho byari byagoranye, byari byananiranye. Polisi itwara igikombe kuri Ben Musa Abtetal. Atwara igikombe, Ben Musa atwara igikombe yishimye cyane, we na staff ye yuzuye kabisa. Bashimira rero abafana baje kubashyigikira mugaragu, navuga ko nta kindi cyari gikwiriye. Polisi yakomeje kugenda imbere, penalty 3 kuri uyu musore Pasi, nta kindi bagomba gukora usibye gutwara igikombe. Ubona ko afande namuhoranye nawe ashimira abandi bose, ubwo agomba kujya gushyikirizwa igikombe kikajya Kacyiru. Niko bimeze, agomba gushyikirizwa igikombe kikajya Kacyiru kigasanga ibindi kora kose bwo bwa mbere watwaye iki gikombe cy'intwari. Ngo rero abakinnyi b'ikipe ya APR, abatoza bose bajya gushimira abafana bari baje kubashyigikira uno munsi. Abafana bose bari bashyigikiye ikipe ya APR bari mu kirere. Ngo rero ni CIP Claudette yishimana n'abakinnyi. David Chimeze myugaro mpuzamahanga w'umunyanigeriya rero akaba ari we uhesheje intsinzi ekipe ya Polisi kuri penalty ya nyuma atsinze, ndetse ikaba na penalty ya 9. Nuvuga ngo ni penalty 9 rero zitewe ekipe ya Polisi ikaba itsinze penalty 7 kuri penalty 6 z'ikipe ya APR muri rusange. Polisi ikaba ariyo yegukanye igikombe cya 2023 nk'uko byagenze ubushize. APR yegukanye igikombe cya 25 kuri penalty itsinze Polisi penalty 4 kuri 2. Ubu Polisi ikegukanye bisabye ko batera penalty 9, ama Polisi yegukana kuri penalty zigera kuri 7 kuri penalty 6 z'ikipe ya APR. Nguko rero igikombe cy'intwari kigenze. Babwira ko mu cyiciro cy'abagore igikombe cyo cyaje kwegukanwa n'ikipe ya Rayon Sport y'abagore itsinze indangarwa ibitego 2 ku busa. Igikombe cy'intwari rero cya 2026 ubwo ngubwo akaba hasigaye rero gukinirwa ibikombe 2. Igikombe cy'amahoro nabo kizatangira muri uku kwezi, hanyuma akaza basigaye n'isozwa rya shampiyona. Tukazamenya rero wegukanye iki gikombe. Polisi igikombe cy'amahoro kugitwara bazi icyo ari cyo, gutwara Heroes Cup bazi icyo ari cyo. Hasigaye gusa ko ikipe ya Polisi noneho itwara shampiyona igatangira kuvuga ngo cya gitinyiro noneho yafi ya factor ikayubaka neza, ndetse ari nabyo bigenewe babajyanira ku kintu cyitwa Ligas cyangwa se nubwo kuba ubukombe muri rusange kwa ikipe ya Polisi. Hanyuma rero ubwo reka nk'uko Rigoga ndetse na Kayishema ari mwe mwafunguye izi antene, reka tubasubize umwanya n'ubundi iyi antene ndetse n'ino page y'igikombe cy'intwari cya 2026 mushyireho akadomo.
igikombe kuri penalty. Ikipe ya Police FC yegukanye igikombe